Welcome, my people, wherever you are, it's Walever again, and this is Walever TV show. As we proceed to give you what you need, we are back, we are back. So, guys, mwari mumaze iminsi mutatubona kuri kamera, tuba twarabuze, ariko uko tuzajya tuboneka, tuzajya tubakubitamo ama content. Urabizi ko iyo mutubonye hano tuba twakiriye umusitari, icyamamare. Umunsi twabazaniye umudirector uri kuzamuka neza, umaze gukora ibintu bya danger. Nari naramushatse naramubuze, ariko ahantu mufatiye turi kuri shoot, twaje gushutinga ingoma, niho namufatiye. Ndagira ngo atuganirize kuri kariya ye kabisa. Bro, umeze bite se? Nimeza like Umeze neza? good bro. Amazina yawe witwa nde ku bantu batakuzi bakubonye hano bwa mbere? Amazina yanjye niswe na mama cyane. Oya, amazina yawe y'akazi nayo wiswe n'ababyeyi, byafasha umuntu kwita nyine amenya umuntu turi kumwe. Amazina yanjye niswe n'ababyeyi ni Iradukunda. So ayo nkora, my name as profession director Nas. Director Nas. Kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu rero, wambabariye ukambwira nk'indirimbo 5 wakozeho abantu nyine zamenyekanye cyane, kugira ngo zamenyekanye cyane kabisa, kugira ngo twumve anuza video maze gukora kabisa. So ntabwo navuga 5 salad ni nyinshi, gusa navuga nk'ebyiri cyangwa 3. Tubwire 5 nyine indirimbo uvugane, indirimbo zanjye zarabikoze abantu barazimenye. Okay, iya mbere ni yawe uri kumwe na Fanta. Barayimenye se iriya cyane cyangwa nuko twicaranye? Oya, tubwizane kuri uri kumwe na Fanta kuki wansize njyenyine. My love is your junior by Genius. Igurira akantu by Divine Bushari. Izina by Kenikishat na Kivumbi. Man, sinzi niba zihita ziza Irene, ariko ndazifite nyinshi byataye. Kumva ko amaze gukora indirimbo nyinshi cyane, abana twaratangiranye, babyire ko uyu director niwe umaze kungura indirimbo zanjye zose kuva twatangira kabisa, guhera ku ndirimbo ya mbere kugeza n'ubu ngubu. Ni umudirector wa danger. Rero uyu munsi twamuzanye kuri Walever TV show. So guys, none se nimeze bite mu buzima busanzwe director? Ndashima Imana iyo mbonye bwije bugacya ndi muzima. I give thanks to God. Okay, director ni umuntu wakuze gute? Ibi bintu yabitangiye ryari? Ko mbona ukiri umujene mutoya, ndabona nani imyaka 20 uruzuza ahari. Ibi bintu nyine byatewe n'icyo utangiye gute? So Nasi ni umuntu wakuze nyine nari nkwamye tu ndi doki. So nkura inangira nyine kugira igitekerezo cyane nzakora. Nimajinye ko nzaba umusoja n'umusirikare kabisa. Vuya akambwira ati bro, uri mugufi ntabwo waba umusirikare, ugira n'ubonera ndi bimvamo. So mfite grapher wanjye wakoze videography. So nanjye nagiye mbikunda gake nagira kumwinjira gutya za lockdown akanshinisha ubora buke, ndabikunda byatari. Amutaka laptop no soft ndagigiza n'iki, mfatira abapeti mbivamo, njya muri videography, ngenda nyine connectinga n'abajiz n'umutima. Like nabaye patient byatari, n'ubu ndacyari patient kuko ahantu nshaka kuricinga ntabwo ndagera. Noneho story yanjye ni ndende byatari, gusa nangandi ndashimira Imana kuko hari umuntu ufuza kugeraho ndi n'ubu ngubu bikiri inzozi. None se ni iki cyatumye ukunda kuba director? Ni iki cyagupusaga ku buryo uvuga ni ibi bintu I have to do it? Ni family thing, kuko ndabyibuka ngeze kuganiriza Mera arambwira ati papa akiri umusore ngo yari gafatazi kabisa, afite n'akagare. Gusa nanjye ku myaka 14 umuntu wagiraga ibyaga akama telefone irimo memory card, usangaga ari mu tuvido za telefone za ku myaka ingahe? 14. Ubwo tureba ku myaka 10 watekerezaga iki? Utureba yatekerezaga naturawe. Watangiye kubitekereza ku myaka 10? Bro, at the age of 13 man, 13 bro. Kwanda ndikara mu GC ni ukuvuga wigaga nko muri primaire cyangwa utaratangira secondary byari byose? Natangiye secondary mfite 16 when I was 16. Oh no, man, natangiye secondary mfite 15.
kandi ibi boro mbitangira nigaga P3 urumva ni kera man sorry nibese ku myaka ariko yagiye muri segonderi sinaba mfite 14 kabisa ndabyibuka ariko byari byaragiye nkunda ubuhanzi n'umupira nza kubona ko ari insazi hari umuntu akishakisha n'iki n'abashutugira n'iki nibo batuma amenya boro wakora to in the future. None se kariyeri yawe yo kuba director ubona wibayemo gute, ubona bigenda, ubona hari igihe ugeramo kumva ucitse intege, nyine kariyeri urimo witwara gute, bimeze bite? nagaruka kuvuga ngo ubu director cyangwa ikintu cyo nawe ahubwo mu director se cyangwa no mu videographe ikintu cyose ujyamo ari igihe nyine shini ups and downs hari igihe kigera ukumva wacitse intege ubona n'ahantu uri kugera ariko nkareba ku bandi uko batangiye na boro bageze n'ibintu nkora n'abantu banyappreciatinga navuga ati kubera iki nahagarika ngakomeza kugoinga on navuga ati umunsi umwe tuzizarya. Ikindi ni ukuguma umuntu afite discipline kuko ikintu cyose wakora udafite discipline low communication niga na ahantu wabicinga tu. Wigeze ugera muri period yo kuvuga ni ibi bintu ndumva nabivamo, byagenze gute kugira ngo ugere muri iyo period niba byarabayeho? Ntabwo biraba nta nubwo bizanaba. ntabwo wambwiraga ngo nagiye uragira ngo utekereze kuba wabivamo? Ndazicika igitekerezo cyo kuvuga ngo natinze off sure nta nubwo kizigera. Ni iki noneho kiguha imbaraga cyo kuvuga ni ibi bintu ngomba kubikura kabisa? Imana umuhate mbishyiramo abantu mpura nabo bakambwira ati bro urarenze. Ntabwo nzwi n'abantu benshi actually ariko aho bonzi baba real ones bambwira ati bro keep do your shit nanjye bigahita bimotivatinga. None se nko mu myaka nk'itanu iri imbere uhereye ubu ngubu ibintu byawe uba wumva ushaka ko bigana he? Ni iyihe ntumbero nyine ufite imbere kugira ngo uru ruganda rwacu rwa industry ku ma video ruzamuke? Byinshi so what can I say, ni byinshi byatari imana ninjye nkunda gukwama ntabwo nkunda kureba nyine boro za East Africa cyangwa mu Rwanda njye nkunda kureba boro nyine ziri beyond to nkagira idea n'iki ariko nanone ikintu kigonga abantu industry yacu cy'abanyarwanda even n'abamanager nyine hari abagizi batinya gushora ibiceri cyangwa banga gusapotinga ideas z'aba director. Ntabwo baratwizereramo mbese abo yarabo mbona batangiye kwizereramo ahubwo kugira ngo bazakwizereremo aba ari ikindi gitero. So iyo ugize amahirwe ugana n'umuntu kwizereramo noneho unashyushye ubuceri mwana kurya mu kubita idea iyo ari yo yose ugahita byumva nako ku giti cyanjye umunsi nzahura n'uwo muntu nibwo dreams zanjye zizaba reality kabisa nibwo zizaba seriye. ubu ngubu nyine ndabikora mbikunze ntabwo biratangira kunyinjiriza cyangwa ikindi mbikora as passion ariko umunsi nzabikora binyinjiriza apana nubwo income ariyo ya mbere first of all njye mbonye umuntu ashyira mu bikorwa ibyo nshaka namubwiye ngo nkeneye ibi nkeneye n'ibihumbi 3 by'idolari kugira ngo dukore icyo kintu nubwo ntari bukuremo n'amadolari 200 ariko idea yanjye naguhaye zikarya niga ntabwo nzahita mvuga ati byatangiye ariko ndikumva ikibazo cyanjye utakinshubije neza. Mu myaka 5 iri imbere uribona he kabisa uhereye yego ntabwo nyasubira inyuma njye mora donde up ngenda. Urashaka guhura n'abayi bantu aba sponsor? No sponsor nanjye nakisi sponsor ngenda. Ushaka guhura n'abayi bantu simaje ukamubwira ni ndashaka kugura imodoka hariya ukayitwika. So brother nende kukubaza ni mu myaka 5 urifuza kugerayo tumbwira ngo niba ukeneye ngo ba sponsor kugira ngo na sponsor nyine like umuntu nzajya mbwira ikintu akanyumva
niba mubwira ati kora iki nshobora no kukubwira ngo jya hejuru y'indege iri kuguruka to bakabikora bitewe na idea yanjye nyine na boro na umuntu akajya hejuru y'indege pe yeye mu nzozi se cyangwa bibiriri reality sibyo ibyo bintu byashoboka iki gihe byashoboka akajya hejuru y'indege ikaguruka that's crazy ntabwo boro ibi bitajya hejuru cyane ndashobora nyine umuntu nyumva tu ibintu nshaka atari umuntu umubwira yego ari ukubora amusharinga na ideas ahubwo nk'igiceri ushobora kumubwira indege ugahita yumva bro ngo aya mafaranga ngo ibiki n'ibiki like njye namubwira indege ugahita uyishitura mwabwira Lamborghini iki bro okay noneho ni abahe ba director mu Rwanda uvuga ni aba bantu nemera ibintu bakora mbigiraho icyampa nkazaba nk'uyu nguyu n'iki n'iki ntabwo navuga ngo icyampa nkazaba nkawe ushaka kubaka ibyawe nk'uko nabo bubatse ibyabo nanjye I want to create my own shit ahubwo wenda bamvuga nyine bakora boro zatanje harimo Eki director bita Eki director Eki yakoze iyihe ngoma oya yitwa Eki Eki director Eki shanago muzi kabisa no ariko ni umudeli tuwadaje nyine buriya tu njye nibo nyine bantu mama n'indabyo zanjye coin ariko ubu ngubu nuko ari inshuti yawe we don't even know each other njye nuko mbona ibikorwa byiwe Eki na coin Serge Girishya n'abandi barare ko ngo nibo potinga bwa mbere to first none se ni niyihe ngoma wakoze ukavuga ni bro ibi bintu nyine ukabona message z'abantu benshi baba bakubwira ngo wakoze ikintu cya danje mu ngoma zose nyine niyo ngoma wumva ni iyi ngoma yatumye ibintu nkora mbona ko biri kugenda bihindura urwego ntabwo iraza ni ukuvuga ingoma zose uri gukuruba ukina mbona feedbacks feedbacks zirari nziza ariko njyewe mbona inshinura ku giti cyanjye ntabwo iraza yego ndazikora according kuri budget dufite nkakora boro nyine nkavuga ati koko kuri budget dufite wamaye byajyanye tu n'ibyo nashakaga nabikoze ariko akenshi ziba ziri low rero boro nshaka ziri high ntabwo ziraza tu gusa nzi ko ari igihe gito sasa ibintu ukora ababyeyi bawe ni ibintu bagushigikira cyane cyane rimwe na rimwe hari igihe dukora ibi bintu ababyeyi bakumva ni uburara bakumva n'iki n'iki wowe ibintu ukora ababyeyi bawe bari supportive 200%. Bari bansapotinga 200%. ntabwo bavuga ni ibi bintu urimo ntuza nk'ubu ngubu turi sayine turi kuri shuti bakubaze ngo bite utashe gute utashe isaha gute izo challenge ntabwo wigeze uhura nazo muri karere yawe Mwana nakubwiye 200% niyo namara iminsi 2 naraza bapfa kubona navuze ati ndanga bansapotinga 200 nako more than 200%. kumbona witonda se cyane cyane tuje uri loki niko umeze cyangwa nuko uri imbere ya kamera nawe umuntu wambaye umbwiye ngo nditonda n'umuntu wambwiye ngo nditonda gusa ariko abarundi baravuze ngo ivu rihoze mugabo aryo giryotse ngo niryo ryotse inzu njye notse ikijumba ntabwo notse none se ufite sheri sha yaranyaze ariko na turi skipping noze bro kuko nkubaza ngo ufite sheri ukabiseka wala ikibazo gikurikira oya n'ubuzima umusitari gukundwa no kwangwa bibaho ni ukuvuga umusheri wawe yarakwanze ntabwo yanyanze ntabwo nta muntu nose uri muri relationship cyangwa uri single ntabwo mbizi na nyirimo cyane ntayirimo si Ellen ntabwo nzi ikintu ngo nakubwira to ufite umuntu wita sheri ufite umukunzi man sinzi niba mufite cyane amufite the in the between nk'umuntu muri relationship niba mva iki kintu kuvuga ngo sinzi mufite niba namufite cameraman
okay ngaho Ari single cyangwa iri reka ibyo ngibyo tubiskipinga noneho ukunda umukobwa umeze gute umukobwa uvuga ni director nazi njye nkunda umukobwa umeze gutyo yaba character yaba physical wowe ukunda umukobwa umeze gute ntabwo arazi. ntabwo aravuka Sha, people change. Nyine ushobora kwibeshya nyine abo ubona bigeragejeho bose mubibeshyeho. Yeye ubu navuze ati ameze nk'uko mbishaka nasanze ari kiba. ariko ibi bintu uri kubivuga in deep bimeze gute cyangwa sha uri kunyinira hano uri kunyinira iseni wallahi okay reka tubiskipinge n'ubundi turi kugenda turi kugenda tugana ku musozo ariko ibyo tuzakata ni ibingibi yavuze ngo tuzakata ni ibingibi ndi kuvuga tuzabikata so noneho ni ikihe kintu so bro ukunda kurya iki nyine ni ikihe kintu ukunda kurya ku buryo umuntu yavuga ni umudegite ngiye kumutumira ariko ngomba kumutekera ni ikihe nyine ibiryo byawe ibintu biri related n'ibirayi tu ifiriti imvange n'ubukarani njye ntabwo nkunda inyama ntabwo ukunda kurya inyama ndazimira ariko ntabwo nzi ko urazimira ariko ntabwo uzikunda ubwo wazimira gute utazikunda akabora urya gato birimo ariko ifiriti nararya kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru n'imvange nararya kuva ku wa mbere kugera ni iki ukunda kunywa none uvuga n'ibandi hano ndari minini nkunda fanta ya sitoro bro ko nakubona unywa sitoro bro wambaye unywa sprite wambaye unywa sprite ariko nabwo ariko nkunda fanta ya sitoro n'abantu bo mu rugo bose bakunda fanta ya sitoro cyangwa ntako nari gukunda kunywa fanta ya sitoro bro se ko bitinze nuko njye ntabwo ndakubona unywa sitoro kabisa ntabwo ujya unywa biyasi orange biya ariko na rimwe mu mwaka mwaka akantu kari katuzagakata dukomeza okay so noneho turi kugenda tugana ku musozo uyu munsi muri kubona ko twari twasuye director Nazi turi kuri set kubona ko bwije ariko nawe ni umudirector wa Danje azakora ibintu bya Danje amaze gukorana n'abasani barenze yakoreye ba Kivumbi yakoreye ba Bush yakoreye ba Fanta yakoreye batonze abahanzi bose amaze gukora ibintu bya Danje kubona ko afite imyaka mike ari gukora ibintu bya Danje noneho tugenda tugana ku musozo nicyo wagira umujene ungana nawe ukora ibintu nk'ibyo ukora icya mbere love your job wabikora wabishobora as long as you stay breathing wirinde ikigare nyine imyaka yacu ntabwo ndi mukuru nta nubwo ndi umwana ariko hari abantu nyine ugendana nabo bakakuyobya like sinakubwira gati I know umuntu nyine uri mu myaka yanjye arabizi nyine uba ugomba guswicinga nema ugahindura abashuti n'iki hari abantu bakuyobya kandi sometimes hari ukuntu ukora ikintu ukizi ariko ukaguma kwihambira n'ibiki so njye inama nakugira ugomba guhindura inshuti ukita ku bintu ukora nyine ukaba productive byataye productive simbizi ariko ukaba productive ukagira discipline communication ya Danje ukubaha abantu ukaderivaringa on time kubera iki abantu bose bakunda kugaruka ni discipline niyo pfundo yo kugera kure kubera iki discipline ikunda kugaruka njye nayifata nka key ariko nawe urabizi ikinyabupfura ese ni abantu badafite ikinyabupfura bakora ibintu bya Danje kandi tuba tuzi ba Danje ariko bakaba bazwiho ko batagira ikinyabupfura ikinyabupfura ni ryo urumva ari rwo rufunguzo rwatuma ugera ku iterambere kuri njye rwo rufunguzo kuko twakoranye kuva ku munsi wa mbere maje gushutinga indirimbo enye ebyiri eshatu
niyo nya gatanu twashutinze tudahari usanga nta kinyabupfura ngira ntabwo twari kongera kuvuga sana kabisa. cyane abandi twanakoranye. Okay. Okay, noneho tugana ku musozo, message ya nyuma, uyu mwaka abantu bakwitegaho iki? Ubu nta kintu wanyita. Uyu mwaka abantu bakwitegaho iki? Uduhisha iki muri uyu mwaka? Ntabwo watubwira ngo uyu mwaka ngo nta kintu ngo mwanyitegaho. Reka sinose bibaho se. Uyu mwaka kwitega iki noneho kuri wowe? Uyu mwaka ikintu nakubwira njye ndacyari gukora. I'm still cooking mu gikoni. Ubwo ntabwo nababwira ati mwizere ngenda ndakora tu ariko ntabwo nabizeza za danje nizo nabizeza za 2027 2021 ibintu makumyabiri ongera simbaza Ibi bintu birimo ibintu biryoshye ikiganiro. ushaka kuzansiranze nako tuyisala Ntabwo se ibyo bintu kuko tora ni kwa oya nta muntu n'umugabo ufata sibye bro. So 2026 2027 so nta kintu I'm still cooking ahubwo nababwira ati banyitegure 2027 mfite miliyoni nyinshi nzabatamo ndakikabarenga. Okay, tugiye gusoreza kuri challenge ya nyuma, kandi iyi challenge ugomba kuyikora. Iyo utayikoze ukora ikisimbura, ni ukuvuga ugomba kuyikora cyangwa ugakora ikisimbura. Ndashaka nguhe challenge yo kundirimbira uhogoza. ntabwo nabishobora. Gerageza, ni challenge, niyo mpamvu mvuze ngo ni challenge. Isimbura rero ntabwo nabakoze nawe ariko urabizi. okay, ubwo isimbura rero nayo ugomba kuyikora. Hamagara mama wawe mubwire ko ateye inda. nakabikoze ariko mama ntabwo ari mu Rwanda kandi afite telefone da yasine gatushe. Mubwire umuntu wundi uhamagara se tuveranyeho. Hamagara sister wawe bita nuza umubwire ko ateye inda. Nganyine kora challenge rero hogoza rero. Iyi ngiyi ni challenge ugomba kuyikora man. Ngaho ririmba indirimbo ukunda. Indirimbo nkunda. Amutiziranya. Akira aka microphone ni ukuvuga ugiye kudusoreza show iyi ngiyi ya Whatever TV show. Let's get 3 moments later. Uri mwiza nka Rihanna. Reka uri mwiza nka Rihanna gusa sinzi niba tuzabana. Reka piraryana umutima ndakiyangana sinifuza kubabaza ngo nuko nakuburiye umwanya abandi bakapa bakakujyana not for the drama. Bring me the Hennessy to boost my energy. Friends with benefits. My enemies. We sign out. Iyi ngiyi ni Whatever TV show.